Yes, reka nongere ngusuhuze cyane rero wowe utwumva muri aya masaha ya nyuma ya saa sita nkwifurize igicamunsi cyiza kuri wowe utwumva hanyuma kandi nifurize umugoroba mwiza kuba twumva ari mu masaha ya nimugoroba mbonero kandi kwifuriza igitondo cyiza kuri wowe utwumva ari mu masaha mu gitondo biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Ubu tuvugana rero turagarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane umwanya no twabagene kuzajya tubagezaho update. Turi muri update time ubwo rero utwumva uri ku mugabane wa Afrika reka nkubwire ngo ikaze, utwumva rero nawe uri aho ku mugabane wa Amerika reka nkubwire ni ikaze, ndetse na mu twumva muri ku mugabane w'Uburayi reka mbabwire ni ikaze n'ahandi hose mwese muherereye reka mbifurize kugubwa neza ari nako kandi mbaha ikaze muri aya makuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa kabiri tukaba turi tariki zirindwi z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Turagarutse rero n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse kuba updatinga kugira tubageze uko ibintu bimeze aho imirwano irimo kubera. Ni imirwano twagarutse mu masaha y'igitondo tubabwira igihe imirwano yatangiriye gusa ariko kuri amasaha n'ubundi version nshya cyangwa se amakuru mashya aturuka hari ku kibuga cy'imirwano akomeje kugenda atugeraho. Hanyuma rero wowe tugiye kubana niba warakanze kuri subscribe ndetse ukanda no kunzogera ikimenyetso cyangwa se kibigaragaza nuko nyine video uhise uyibona mu bimbere turi kumwe, kanda rero kuri like yewe ukandi no kuri share cyangwa usangize n'abandi kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Mbonero kandi kukubwira nawe uhageze kugira ngo uhite ubikora none aho kandi subscribe ndetse ukare no kunzogera kugira ngo nawe ube muri bihumbi byamaze kuba 90 bikurikira cyangwa se bigendana n'ibigezweho hano kuri Eugene Official. Tudatinze rero nta mpamvu nimwe yo gutinda tukaba tugiye kugaruka n'ubundi ku rugamba rukomeye cyane. N'urugamba rero rwaberaga hano muri za Sake, niho intambara ikomeye cyane yaberaga, ari naho ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu yo muri iki gicamunsi ari buze kugenda yibanda cyangwa se ari buze gutinda, ariko tukaza kujya no muri axe zigiye zitandukanye aho ingungu naho ibintu bimeze nabi cyane. Wakwikoza rero hari muri za Minova, ubwo ndavuga muri axe ya Minovyo hepfo rwose zabweremana naho ibintu ntago bimeze neza habe naka na gato. Turaza gucya rero za Masisi naho hari andi makuru mashya atugezeho nonaha. Aya makuru rero akaba ari amakuru arimo kugenda yemeza ibyo M23 irimo gukora nonaha. Ubu tuvugana na none bisa n'ibiki. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Ariko none umwuka byaravwe. Hano mbonye ifoto, hari umutara munyoherereje ifoto ati matekwa RDF ngo mwenye FARDC ngo FARDC bafashe matekwa ya M20 ya RDF. Ndabona hano hari umusirikare, wenda iyi foto ndaza kuyishyira kuri thumbnail, sinzi niba iyi foto cameraman iyi foto irimo iragaragara. Aha, nitagaragara wanabireka tukaza kubibereka mu kuri thumbnail cyangwa se ukaza no kwishyira mu kiganiro kugira utaza kwica nyine. Aha, katurebe. Okay, ngira ngo ifoto mwayibonye kuko rwose iyo ni ifoto nonaha ingezo rwose turi mu kiganiro ivugwa abazarano akaba ari kwigamba ko ari matekwa ya RDF
FARDC rero ngo wamekamata ngo bamukamase nyine muri za ngungu front ngungu sayi. Ubwo bivuze ngo bamufatiye muri za ngungu hahana ndi kubabwira hari kubera imirwano, niko bari kugenda babitangaza. Ese aya makuru niyo uyu musirikare mbona utambaye inkweto mwoka byaramwe ko wagira n'umukongomani bambitse uniform n'ubundi bakabigenza ukukuku bakabizana se abyana apana kumupana ku guverinema wamuwe pare ngo bamuwe pare. So ndabona rero mu by'ukuri ari umusirikare bari kubazana gusa, ariko kuba dukurikira cyangwa se kubazi uniform y'u Rwanda rwose iyo foto ntaho ihuriye n'uniform y'igisirikare cy'u Rwanda. Uyu musirikare uniform yambaye rwose ntayihuriye n'igisirikare cy'u Rwanda rwose habe n'akana gato. Mfite amafoto menshi cyane ariko munyemerere tubanze twigarukire cyangwa se twirebere ikituzanye. Ibindi turaza kugenda tubigendamo gake gake. Ndagushimiye cyane wowe turi kumwe kude shapo rwose kuro ugize ibihumbi 90 byamaze kwinjira cyangwa se byamaze kugera. Ndanezerewe cyane ndabashimiye cyane, ariko byimazeyo mwumve ko rwose nubaraye imbere yanyu mbashimira mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe. Hanyoro nawe utarabikanda nyaboneka koraho dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Ubu tuvugana rero mu by'ukuri amakuru mbafitiye y'urugamba ni amakuru avuga ko muri iyi mirwano yaramutse hano muri za Sake habayemo ukuzamura indege zo mu bwoko bwa Sukhoi. abo bandi bakuri dukurikira ku yindi mirongo nkoranyambaga mwamaze kubibona, nahise ngira ntya rwose ndapudetinga bakimara guhagurutsa izi Sukhoi bazivana, kuko hano mu mujyi wa Goma izi Sukhoi hari ukuntu bazubakiye inzu zibamo ikintu cy'ikizu nyine cy'igihogere zibamo. Bagiye kuzisohora rero n'ubundi drone yanjye imeze gutya izihagaze hejuru ku buryo zasohotse rwose mpita mbibona, ndetse na napudetingira ku gihe iyo nkuru ku yindi mirongo nkoranyambaga nabwira nti kama mbaya Sukhoi barazihagurukije. Mu guhagurutsa izi Sukhoi rero, bakimara guhagurutsa izi Sukhoi bazishyuhije, ubwo urugamba rwari rwashindikanye nyine, urugamba n'ubu ngubu rumeze nabi, barangije barazitumbagiza. Ariko n'ubundi izi Sukhoi kugera ntabwo zigeze zirasa hano muri uru rugamba ruri kubera za Sake. Bazijyanye bazigeze iyo ngiyo za Sake, baziminura iyo za ngungu hose, barangije baraza baraparika. Sukhoi ntabwo zigeze zirasa. Mwibuke ko nababwiye ko niyo bagira batanu izi Sukhoi rwose zitakurosinga kurasa ahantu hari imirwano hano muri za Masisi. Batumbagije rero barazizamura kurasa biranga neza. Gusa nubwo batarashe, ariko amakuru mbafitiye ari breaking news. FARDC bo hariya barahatikiriye ahantu bita muri za Sake, barahatikiriye kuko kugeza kuva ku isaha saa 3 bari barimo gutunda icyitwa inkomere ndetse n'imirambo. Imodoka zatundaga ziva muri iyo axe ya Sake zizana hano Igoma ahantu bita Sebeka. Niho rero mu by'ukuri izo nkomere zabo bazitundaga baza barambika. Urumva ko ibintu ntabwo byari byoroshye n'akana gato, ntabwo ibintu byari byoroshye n'akana gato. Ni urugamba bivugwa ko ngo rumaze kugwamo abaofisiye bagera kuri 3 ku ruhande kuri kote ya FARDC. Umwe mu masaha mu gitondo namubabwiye waruguyemo, hari n'abandi babiri ngo nyuma yaho baguye muri uru rugamba bitewe nuko ngo rwahinamiranye, kandi ngo bategetswe ko bagomba kurwana umuhenerezo nta gusubira inyuma. Abazarendo bamwe rero bakabibereye mu myobo, baragiye bihishe bikomeye cyane
mu rwego rwo kwirinda ko ngo bababwira ngo mu by'ukuri bajye ku rugamba. Donc ababuze hari abo bafashe ku munsi w'ejo babajyanye kuri tere ku rugamba, ndetse bari no kwigenzagenza mu nkambi kugira ngo bareho umuzarendo yaba ari nawe bamujyaneyo, ariko abafashwe abajyanweyo ngo bari kubanyuzaho ngaho bose ari inkomere. Utari umurambo ni inkomere. Urugamba rurakomeje, runarakomeye cyane, kuko mfite amakuru ko uru rugamba rutari buze kurangira uku nguku. Hari uburyo M23 ishaka gukora ibintu byayo, ikagira ibintu ivana mu nzira, yarangiza none igatangira gutegura ibindi bikorwa, ariko nabyo birimo kuba bagenda bagarura ibice bigiye bitandukanye. Hanyuma mu kinzanye no muri amasaha n'ubundi nje kunyomoza n'aya majwi arimo kugenda cyaracyara ku marezo sosiyo, aho bari kwigamba bakavuga ko ngo bakuye M23 muri Turwazantene, kuri Turwazantene. Nyuko ngungu FARDC igeze mu ngiyo. Ntago ari iri ngiri. Ntago ari iri ngiri. Aha, reka duhere kuri iri ngiri. Reka duhere kuri iri ngiri. Tubanze tukiri muri za Sake mbere ko tujya n'ahandi. Uyu nguyu ngo yarari ku kimashini. Katurebe. Uyu ngo yarari ku kimashini. Ni hatari vraiment, niko hapa kimashini. Blessés ziko napanda gouvernement imesharekipere kwanza ile 300. Aha. Na imeshafika kwanza iko imewarepuse kwanza. Iko ni bombe sasa wamepiga kwa bombe bankia mu nyumba mwa watu grave. Ndio vile. Sasa ni moto kabisa. Ngayo ngo ile 300 ka mulima ngote FARDC imeshakarekipere. Uyu arimo aravuga ngo ari ahantu bita Kusebe kandi hano mu mujyi wa Goma. Aravuga ati ababrese cyangwa se inkomere ni nyinshi cyane. Bahatikira ibyo avuga nibyo rwose turagendana, kuko mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki nababwiye ni inkomere ndetse n'imirambo ni nyinshi cyane ziri kuvanwa hano Igoma, plutôt za Sake babazana hano Igoma. Uru rugamba rukaba urugamba rukomeye cyane, rushobora kuza kugira ibyo ruhindura hano mu by'ukuri kuri urugamba barihanganyemo cyangwa se izi mpande zombi zihanganyemo. Uyu rero aravuga ati nge nabonye ababurese benshi cyane hano ku Sebeka, ababurese ni mingi, ariko akavuga ati kuri Turwazantene FARDC bamaze kuhafata. Keretse niba hari Turwazantene ziri za Sake cyangwa se zikaba ziri na hano wenda mu nkengero ya Sake, ariko Turwazantene tw'abantu benshi iyo muvuze twumva tuzi Turwazantene iba. Turwazantene iba ahantu bita hano muri Kibumba cyangwa se muri Nyiragongo, teritwari ya Nyiragongo, niyo Turwazantene abantu benshi bazi. Ariyo mpamvu muri aka kanya reka mbabwire ko iyi teritwari nta mirwano irimo. Teritwari ya Nyiragongo nta mirwano irimo, ntibababeshe. Turwazantene kugira ngo bagereyo FARDC babe bagerayo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa, kugira ngo zigereyo byabasaba kuba banaciye za Kanyamahoro bagakomeza iyo nzira, kandi ibya Kanyamahoro murabizi. So rero keretse niba hari Turwazantene ziri iyo ngiyo, ariko banza muri za Sake no hari Turwazantene. Ndabyibutse. Turwazantene y'Isake ntibaho. Ndabyibutse hariho Turwazantene. Hariya za Sake hari umusozi urimo harimo antene 3. Ubanza ariho bari kuvuga, twe tukaza kwitiranya, kuko hano muri Nyiragongo nta mirwano iriyo, nta niyigeze ijyayo, usibye gusa ko babonye hari habaye urugamba bagahita batangira gufunga nabo bakareba, ariko nta mirwano yigeze iba hano muri teritwari Nyagongo. So birashoboka rero, ndabyibutse ko kuri hariya muri za Sake bavuze ko naho hari Turwazantene, bakavuga rero ngo bahageze cyangwa se ari kwigamba ko bahafashe, ariko nababwiye ntiyo 23 iri kubacuma ibavana muri ibyo bice. Uyu nawe rero ati ngungu FARDC yahageze.
urwo n'urusaku rw'amasasu ruherekejwe n'iyo odiyo nyoko ngungu FARDC yigeze mu ngiyo ngungu ushaka kugira ngo umenye amakuru meza nyoko ngungu FARDC yigeze mu ngiyo ngungu ushaka kugira ngo umenye amakuru meza ngiyo FARDC nayo yigeze mu ngungu ngungu. rero ndagira ngo turi muri update time ntago turi buze kugenda dutindaho tuvuga byinshi cyane. Aha barimo baravuga ngo ngungu wayibonye ko ngungu FARDC yigezemo ati ngiyo gira rwose nzajye nguha amakuru yizewe cyane. Uyu rero ni umuzarendo. Uyu umuzarendo arimo aravuga ko FARDC bamaze kugera hano muri ngungu. Aha rero na kandi gace cyangwa se nindi action nayo yabyukiyemo imirwano. Ari naho tubonye ya foto bavuga ko bafashe umusirikare wa RDF mu byukuri. Bati twafashe umusirikare wa RDF gusa ariko nibihuha. Hanyuma rero ahangaha imirwano iri kwera hano muri za ngungu irimo kwera hano bita ngo ni bitagata rero niho hari urugamba. Ubwo abazi neza iyi axe murahumva ahantu bitagata ni urugamba nabwo rero ngo rwatangiye kuva amasaha mu gitondo amaginga rero urugamba rukaba rukimeze nabi bakaba bari kurasana bikomeye cyane. Ubwo rero turi muri update nuko nguko ibintu bimeze. Uyu musirikare bari kuvuga ngo bamufashe ngo ni wa RDF. Ndimo ndareba iyi foto nkabura nyine nkabura ikigaragaza ko ari umusirikare wa RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kuko barimo baravuga ngo rwose bamufatiye aho ngaho za ngungu ndetse ngo bamufashe muri aya masaha ariko nyine nta kibiranga pe. Uniform nuza kureba ni yindi n'ubundi basanzwe bakoresha bafashe nk'umuntu bagafata nk'umuntu bashaka nko gukora propaganda bakavuga ngo bamufashe. Ariko se ko tuzi muri ibi bice ko M23 ari yirimo uyu musirikare yafashwe ate yafashwe nande bamunyuje ahangaha bamunyuza habate M23 nirimo aha hantu none wazarenda ahantu zaba zahageze guta atari prank bakoze ya video bagashaka uniform bakavuga atereka ture uniform ya M23 tuvuge ngo twamufasha umusirikare nyine wa RDF. Ariko aba bantu babavuga baba bazi ni uniform y'igisirikare cy'u Rwanda ukuntu imeze. Ntabwo ikigaragara ntago babizi kuko babizi ntago bazana umuntu wambaye uyu mwenda. Nibure mbe bari kwati twafasha umusirikare wa M23 umuntu yanajya wenda akanasesengura pe. Ariko ubwo iyi nkuru nyine ubwo iba yapfuye babyarangiye. Bamwe ngo bari kuvuga ngo iyi foto ngo ni ibya kera abandi ngo ni ibya nonaha. Ubwo urumva ni inkuru ziri kugenda zingeraho. Inkuru zo rwose inkuru zikomeje kugenda zingeraho. Drone yanjye cyangwa se imbone yanjye irimo kunkurikiranira iyi nkuru irimo iranyandikira ambwira iti kuri uyu musirikare tuvuze ko ngo yafashwe. Uyu musirikare turimo kuvuga ngo yafashwe barimo kumbwira ko ngo iyi foto ngo ari ya kera ariko abandi ngo nabo bakava ko ari y'ubu ngubu ariko urumva bari mu rungabangabo donc nabo ubwabo ntago bakizerana ngo we bamenya ngo uyu muntu ari kutubesha cyangwa se ntabwo ari kubesha. Aha rero twari twavugaga nyine hano za ngungu. Reka twisubirire rero hano muri za Sake muri iyi rugamba FARDC bahagurukije indege za Sukhoi zo mu bwoko bwa Sukhoi barazihanu ngo bagiye kurasa. Bageze iyo bagera baje gusanga ibintu byahinduye isura. Izi Sukhoi zavuye zitarashe ngayo rero amakuru barongera baraza baraparika gira nagize ntibura barazihungishije ariko nyine ikigaragara ntabwo kwari kuzihungisha ahubwo kwari kujya gukanga guhahamura cyangwa se kwereka adversaire ko bahari zishobora kuza kubarasa nyine kugira ngo bayicanganyikishe. Donc ni nko kugira ngo M23 ibone yumve ngo Sukhoi ziraje bahite bacanganyikirwa none wabone babasunika inyuma kuko urabizi ko iyo Sukhoi ije ahanini nibo bahita M23 bahita bihisha self defense. Hanyuma noneho rero abantu bakabona uburyo bwo gucika cyangwa se akabona uburyo bwo kurasa noneho. Rero nuko nguko byagenze ariko Sukhoi zahagurutse ntabwo zigeze zirasa nkuko amakuru arimo kugenda angeraho. Zahagurutse sanga hari mu masaha mu gitondo saa 4 saa 5 gutyo nibwo izi Sukhoi zahagurutse ariko nyine mu guhaguruka kwazo ntacyo zigeze zikora. Donc muri make
muri rusange. Ahandi rero ubu tuvugana andi makuru aravuga ko hano muri za Masisi ku zone hateganyijwe inama ikomeye cyane. Iyi nama byari biteganyijwe ko iri buze kuba uyu munsi, ikaza guhuza rero abayobozi ba M23 bakareba umuntu ushobora kuba arimo arakontorora kara gace, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Abantu benshi bashaka ngo kuba aka gace rwose bakayobora, ariko M23 irashaka gushyiraho kunoma umuntu uzi ibyo agiye kuba akora, pana babandi bitwa ngo baraje, ariko ugasanga no gupigapiga ntabwo azi ikiri kujya mbere. Hari n'uwo bari babeshe ngo M23 ngo yamushyizeho, kumbe n'abahunde bari bari kumutekera umutwe, ngo no mu bwoko bw'abahutu. Abahunde bashaka gutekera umutwe kuko yari ari hano muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo nibaza kumubona bamufate nk'icyitso cya M23 baze kumwica. Nako byari bigiye kugenda rero, ariko Imana iza gukinga akaboko, uyu mugabo nyine aza kwisobanura. Ya dosiye nk'iyo ngiyo irarangira. Dosiye nk'iyo ngiyo irarangira. Ubwo rero tukomeze duhita tugenda hano za Bweremana, naho hari imirwano yaramutse muri iyo axe ya Bweremana. Urumva ko ibice byinshi M23 irimo kubirwaniramo, ibintu bimeze nabi cyane. Urebye ibintu bikumaze kugenda bifata indi ntera, urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba. Niba muri Sake bari kurwana, wagera muri axe ya Ngungu bakarwana, wagera muri axe ya Minova naho ugasanga nuko. Mw'abantu mwe murumva ko ibice byose muri amasaha ya update, inkuru idasanzwe mbafitiye nuko hari urugamba ndetse runakomeye cyane. Hanyuma rero FARDC ngo bakaba bari gutunda ibikoresho byinshi cyane, barimo baratunda babijyana he? Babijyana ku kibuga cy'imirwano. Ubwo birimo biravanwa hano Igoma, babyureza imodoka babijyana hano muri za Sake, ariko urugamba rwo rwabananiye, ibintu byamaze guhindura isura. Aha ndabona amakuru mashya angezeho nonaha. Namakuru arimo kuvuga ko FARDC bakomeje kwigamba ko mbonye hari n'umusirikare wifasha ajya mu binyamakuru yemeza ko ngo bafashe ibice byinshi hano muri iyi axe ya Ngungu. Ahavuga rero ko ngo bafashe hitwa za Ruzirankaka, bafata n'uduce donc avuze twinshi cyane. N'uduce twinshi cyane mbona bari kwigamba ko bafashe, ariko icyo nababwira cyo nuko urugamba rwo ruracyakomeje hano muri axe ya Sake. Imirwano imeze nabi. Mwebonye ko bava Kongo na hara ngo kuri 3 antenne ngo bahafashe, ariko yari 3 antenne nyine ubwa za Sake, ariko urugamba rurakomeye. Nababwiraga rero kubijyanye nuko suko bavuze ngo bazihagurukije, bageze nyuma zigenda n'ubundi barazihagurutsa, ariko zisubirayo zitarashe. Ayo rero ni amakuru yizewe uko ibintu bimeze, nkuko situation iteye. Andi bakuru rero nuko ngo bamaramaje hano muri za Masisi. Ubwo ndavuga M23 ko bagomba gushyiraho cyangwa se gutora umuntu ugomba kuba ahagarariye Masisi zone, cyangwa se ugomba kuzajya yorganiza ibintu hariya. Abashinzwe ubutasiro bamaze kugeramo, ndetse no donc umutekano hariya umeze neza cyane, gatanu kuri kagenzi kako. Abamiliseneri nabo bakaba bari kuvuga bati ibyo M23 yikora byose rwose tugomba kwisubiza inyuma, ibice byose yatwaye tukaba twabigaruza. Ariko Gisekedi bakaba bamubwira bati nyaboneka utwongere ku mafaranga. Abamiliseneri barashaka kongezwa amafaranga, bibiri ntibihagije bya buri kwezi, barashaka ahubwo nibura bazamureho bageze nko mu bihumbi nka 5 gutyo, kugira ngo urugamba rurangire. Hanyuma andi makuru update zo zirimo kongera hari nyinshi cyane uyu munsi. N'ubundi uyu munsi rwose ndabona raporo imeze nabi,
hano muri Sud Kivu naho bari kugugurana bari kurwana. Twirwaneho ikomeje kugaba ibitero kuri izi FDLR ziri hariya ndetse zifatanyijwe n'igisirikare cya Congo FARDC, aho bari kurwana noneho ngo ari kwitwa makanika ngo abamereye nabi, ari gutanga icyizere ku baturage b'abanyamurenge bari hano muri Sud Kivu. Hanyuma rero ngo nabo bakomeje kugenda bamushigikira, ni mu gihe ariko umutwe witwa Gumino ukomeje kugenda hanini uranga cyangwa se wereka FARDC ndetse n'izi inkoramaraso za FDLR aho aba bagabo bibari cyangwa se uko aho abanyamurenge batuye. Rero niyo makuru arimo aragenda acaracara muri iki gicamunsi ukuntu rero ça veut dire que si on a perdu, c'est par le fait que peut-être l'ennemi il a monté autant de stratégies pour nous avoir. Et comme on est en train aussi de monter des stratégies pour voir comment récupérer l'entité de Masisi Lushebere Katani. Ndumva rwose arimo kwigamba ko ngo ngo umwanzi ngo yarekipe ubwo ni ku ruhande rwa guverinoma rwose ngo yafashe ngo Gashebere, Gatare ndetse na Masisi, ariko ngo intego bihaye ngo nuko bagomba kugaruza iki gice cyangwa se aka gace nkuko barimo kugenda babivuga gatanu kuri kagenzi kako. Uyu mwanya rero ni update, twe turi muri update time, icyo bisobanuye niki nuko ubwo nyine turi buze kugira gute, turi buze kugaruka tubabwira amakuru yandi uko biri buze kuba bimeze. Reka duhinira ahangaha tuze kugaruka mu yandi makuru ari mu masaha ari imbere, mu masaha y'umugoroba tureba uko ibintu byiriwe cyangwa se uko bwije bimeze. Twari turi muri update time. Wakoze kubana natwe rero, iyi yari Jeune Official Ngendi Fighter muri update time. Asante sana, ciao.